mugabo ngo ninzagisukura amafaranga yanjye amaze imyaka 3 Jesus arabona Noheli nzayiryamo gute reka ye kangiye kumwishyuza ntabwo nabyihanganira rwose reka ye komanga nzagisukura cese kuboko hano Kasongo yeye Mombali nanga Kasongo mbona wewe Songa libala Ugo yeye Kasongo mbona wewe Mombali nanga Uyice ako ubundi ni wowe waje Noheli nzayitangira neza ubundi kubita umuntu igipfunsi reka ye Jesus aho reka ye yewe igipfunsi mana ya ubundi bazamayemo nkajya nkinamo nandi ariko hari nashonje reka ye sinabarahe shido kubita umuntu igipfunsi kabisa yewe dore umwana kubita mama sipera ngo nireke baranda burije n'izina ry'Imana ndibera kwe muburege reka ye uvuye ngo narimeze neza reba n'umuno barawutwara ya maheru batunge bigeze aho biryoshye batwara umuriro usibire reka ye ibinini ni ibiki ubuse Noheli nzayiryoshye ibintu bamuze ni ibiki reka ye man narinzi ko iyi muvu ndi kureba ariko ndi buryo Noheli imeze neza none dore rege twaye umuriro wayo ubuse ndabigenza ne kuri uyu munsi kwigana nakora amafaranga ya Noheli nagari reka ye noneho no munsi ntago ari bunkire Noheli y'uno Jesus ngomba ngeze amahirwe mbonye n'inkoni inkoni irakora akazi ntago ari bunyire pe reka ye ntago ari bunyire nzagisukura kuri gwebeba ni nzagisukura uri kumbaza iki amafaranga yanjye muhereza amafaranga sura mfite amafaranga Jesus waguzaga ibyo utazishyura reka ye none si umuntu agurisha umuntu bisobanuye ngaze kumwishyuza mw'iki gitoro ntakwishyuza imyaka ibaye 3 wayashyiraga muri urwo rugega rwawe uzi ko utazayishyura reka ye shakura ibyaho uza gashyarega inkoreye nari ndi kwirebera muvu reka ye ukaye umuriro none nawe uraza wasama aho ngaho utera umuntu umwaka umva imbere n'amafaranga ndagaswingingire yawe se muriye he na rege udahura na regese ubaye ukigera hano umuriro uhita ugenda Jesus nawe ufite umwaka w'umugendano uko umugendano reka ye banze nyishyura amafaranga yanjye cyangwa ino iragushiriraho Jesus utangiye no kuntunga inkono usanze wacure urumva wabyibye nkora ubwo bukona imbere 35 reka ye uri kumva rero utanyishyura mbere yuko njya kuyabona kumva natunze birabishingwe byo kwagira kamana birimo n'ibiskogororo none nari kumbwira ngo ntayumva Jesus umukuve hano tuzahure kubunani ngiye kuyakorera nzayakwishyura reka ye ko rubanda mushushwa nabi banza umereza yanjye nguzayama kubunani ahubwo niwongera kuntunga iyo nkoni nubwo nzakwishyura reka ye nk'amatushe yawe ntimusangayo ukunda kugeza Nyabugogo ariko hari nashonje ariko uri hasi rushinga ati ndi kureba buriya kataje ajya he nzagikora ntimusangayo gatushanye ngomba kuyibona banjyane mageragere ariko rushinga ati ko mbona ukataza ugiye he byihorere nzagisikura njyane telefone yaguze senkani Jesus senkani yose gusa iyo telefone ni bwoko ki byihorere na iPhone Spark 35 iPhone nizere ko yakorewe mu Rwanda Jesus cyane rwose utabeshye se aha agashye nuko yakorewe n'umunzo reka ye aha ndumva ibyo yari bikaze wahora n'iki ubwo mbese njye kwirera nzagisukura aha ngashwekura nigendere aha nakarana ko kaba kandatira ko katunze iPhone kanigendere nkareka reka ye nirondo Reka ye. riraza ntabwo mvaho utamaye amafaranga
amafaranga yanjye. Naguhava Cyane pe ntabwo mpava. tuguburira uryame se. Yesu we. Uyu mugabo ashobora kuba asambana. Ushaka amafaranga yawe. Reka ye. Kuko ukigera hano umuriro wahise ubura, zana umurongo w'amafaranga yawe. Icyambere sindi elegitoronike. Reka ye. Icya kabiri sindi wasake. Icya gatatu sindi n'imbabura. Jesus. Mana yanjye umuntu azasiga ibintu bye byicanye agaruke byazimye. Ubu ntagisukura muriyemo ibitente. Ubu ngubu ntagisukura abanshaka Irondo gise nanze kukwishyura, niba wumva irondo ari ryo riri bukwishyurize genda urihamagare ariko hari nashonje. Ubu nzazikura rwanywa yoyora. Jesus. Zagisuku ibintu n'ibintu urayama ntayuma. 35 Reka ye. hamagara irondo. Nayuma nyirakamana nyohaguza wari uhari. Barakobokeye. Nzagisukura abanyana yimbwa. Shaka telefone yanjye. Imbwa n'ubwoko bw'iwanyu niba ikigo n'umvu by'usunyagamba. Telefone yanjye. Phone Telefone kutangaza. iPhone Spark 35. Telefone iPhone Spark 35. Ariko hari nashonje. nizere ko iyo ngiyo yasohotse ku bw'umwami Musinga. Jesus. Ihorere. Iyo yasohotse kubw'umwami twifitiye iki gihe. Kasongo yeye mumbali nanga Zagisuku wamuremo ibitenge. Nabikuyemo se ngende umuriro ko umuriro wagiye bikavamo. None se umuriro niwe wakuyemo ibitente ugira amaboko. Shama iPhone yanjye nigendere. Ariko si umwaka unabyuka menya ari makobwa. Jesus. Ushatse kuvuga ko turi imyago. Atse kuvuga ko abantu baranari imyaka utaniwe imyaka. Kanigendere ndumva ibyawe bibuze gica. Jesus. Sanga yanjye abazi. Ndagisuku ngo nijya kuciramo ibitenge. Uragiye shama iPhone yanjye. Ariko rubanda rurabona. Ubu mwese mumfatiye rimwe. Umuntu wo kutama iPhone yanjye. Ko se musaza wanjye. Yewe ba iPhone. Karayizanye ngo nyingakorere. Reka ye. Nibagirwa kuza kwitura kanze nkuzanira umwanda wawe. Akira umwanda wawe. Ubu iPhone yawe niyo uri kumba akira. Twara mva imbere uzongera ugaruke hano. Phone izo se bazita iPhone. Kagiteri nizo zabaye iPhone. Twara umwanda wawe nawe ducana ujya kugushyiramo ibyo. Ako nzagisuku ubu iPhone yanjye nibwo imeze gutya koko. Nta matushe nayo ariho. Nakabuno karaponetse. Ariko hari nashonje. Koresha n'abatinde niko bimera koko. Nzagisuka ko umuti uzahura muri kabari. Ava mu jisho ry'ibumoso. Reka ye. Wanyana yimbwa uzambona.